nukuri nukutinye reka wabonye ko Joyeuse afite na garderobe hano ariko rwose ubu ugomba gufata mbabwiguye Gwendo uri muri cyo koko wabonye nibyo iyo uri umukobwa biba bisa neza ngenze gukora ibintu wowe uri sheri wanjye udashaka kubikora ni ibiki ndagukunda shajwe ndagukunda yavuyeho yarangiye disi ariko ndagukunda ku rwego rwo hejuru nawe ujye ubyumva kanze nkwereka ko ndagukunda cyane sheri wanjye ndagukunda cyane hano ntago ari kuri TikTok of course nafite ngukunda urusha ngende baza ko ngukunda urusumbu rwo ngurwo bose nzayashira dumba biri seriye umva nzagira imitungo myinshi urumva bagira imitungo myinshi ngira amazu ngire n'amamodoka ngire n'amatelefone ngire n'ibintu byinshi ariko ufite mu buzima bwanjye ntacyo nukuri ariko nanjye umenye ko iyo nkubuze ndaturubura iyo nkubuze nkavuga ati Joyeuse ari bangiye gusara ariko ikindi tugaruka mfite ikirori kuri 12 ese kuri 12 nk'ikirori cyawe ese bizagenda gute nsobanurira ikirori cyawe ukuntu kizagenda ukuntu biteguye ikirori cyanjye mama Samuel niwe wakineguriye muri nyina nta kirori nzakora navuze ko nzajya gukomezwa nkitahira nyine kuko nyine nge ntago njya nipasa muremure urabizi oya mama Samuel ambajije guzakomezwa bizabera namubwira ati nge nzakomezwa nitahire nigire mu rugo nge nta bantu nyine kuko ntago mfite ubushobozi bwo kwakira abantu gusa ubwo ikirori cyawe wakomezwa ikirori cyawe ni kibe ubwo tukaba nyine arambwira ati nta kibazo reka kizabere mu rugo abantu nzabakira nuko nguko ikirori gipanze ikirori cyane kizaba ku itariki 12 imisi izatangira saa 6 z'amanywa nuko turahabaye Joye nkunda hagiye wariye gute urya usigaye urya iki ubiryo bike byitwara mama Samuel oya products za mama Samuel so arazikoresha Joyeuse ntago ubuhamya ndumva reka ibi bintu byibura nzabivuga igihe cyabyo eri sweetheart karab nzabivuga igihe cyabyo ndumva weshe na umva mukunzi mwiza ntabwo naguhatiriza kuvuga ibintu utari ready yo kuvuga uno munsi wowe nari nyeneye ni wowe my sweetheart nari nyene nako haryo bavuga ni wowe nari nyeneye ubundi umuntu umeze nkawe niwe tuba dukeneye sibyo nukuri ako nanjye nkeneye umuntu umeze nkawe
ako du kara gira nk'ibintu bibiri wankundiye. icyambere uri mwiza karakiti icya kabiri ntabwo ujya ufekinga ubuzima uruwuriwe urumva Ikiyanshimisha. icyo kiragushimisha ikindi unyibutsa mushuti wanjye nanone uva inyamasheke yambwiye ati nyine kera nari mfite inshuti yanjye yitwaga inyamasheke kandi abantu b'inyamasheke nyine ngenda mpura nabo ubu rero oya ntabwo ari sheri wanjye uzi tonalite n'uw'inyamasheke Tonalite. n'abandi bantu awundi mushuti wanjye Pastor P ukora umuziki n'uw'inyamasheke yampano n'uw'inyamasheke urumva rero nagiye mura n'abantu b'inyamasheke benshi mpita ndavuga ati n'uyu nguyu mwongeyemo Genda Uwikarongi. Uwikarongi Akibaze ko ukundana na sheri w'umukobwa ntumenya iwabo. kubera iki nishyizemo nyamasheke Ni kibado. Wacu ni Karongi ariko we kuva nk'iwacu ugera inyamasheke watanga nk'ibihumbi. tinya ko njyewe nishyizemo kuri w'inyamasheke kandi ngoma nanabivuga kandi si ubwa mbere umbwiye ngo nagura uw'inyamasheke Nabakagarara ahubwo wenda. ngo dumba rwose abantu batangiye kurincishamo mumbabarire ariko umva ibyangombwa ni uko ngukunda kandi bya bindi navuze ni nabyo by'ingenzi nta birebire nta bumva mu nkure b'umunwa mukeke mumbabarire mundeke n'umugore wanjye ratasheri ndasubye ariko nabidanje Oya ntabwo waseba nta mpamvu yo guteba. ariko umuntu ugukunda urukundo urwiyumvamo nturwiyumvamo. Yes ndwiyumvamo rega du ndabibona ko nkunda biri seriye. Urabibona? Ndabibona. Ejo bundi nyigura iPhone naguhamagayeho niwanyitaba. Ariko uranyandikira ndagusubiza. Hariya rero mba ndi ku kazi ndimo ndabira ibyuya ndimo ndatema ibiti nagaruka nyine nkareba muri telefone ari nubwo ndeba muri telefone gucya nyaruka nkahita mfungura telefone z'abantu bakavuga ngo wandiye sini kumbe narebyemo gucya ndimo ndakora mpita niruka ubwo rero ngarutse nibwo nahise ngusubiza kandi haba ari nijoro aho ngaho njyewe niyo nakwandikira message 500 njye nta kibazo mba mfite mba nzi kuri muri mu kazi kandi byaba burimo byose nta kibazo ntacyo bitwara. Uri umugore w'umutima. Sibyo icyo nuko biba ari byiza kuri wowe sibyo ni ukuri kw'Imana ako dore ukuntu sa None bajo. noneho tubona kuri kumbona kuri kamera abantu duhuye barambwira ngo kamera kugira mubi kuko oya ndara izina ry'Imana abantu benshi barambwira ngo yo muye nabo uzanume w'umuntu aza kurebere Filita nibwo babyemera. Ureba filita se ngende muri filita kari ukunsa ni ukuntu Oya. none Congress woman nk'ubu Congress woman ari mu biki ubu cyaje hano kiriyare mu karayivu kandi kirimo kiri mu gift niyo mpamvu nanga Congress iyi konte iyo yicaye ahangaha nta yindi ya hostinga ngo bikonde urumva nese Congress we Joyeux wo mukundira iki mukundira kubera yuko umukunda kandi wasanga ari byo Congress nawe ntatabije Nakunda kuko umukunda umva impamvu nawe. oya urumva uyu Nyine ni bakubwiye umufiance ko wawe Joyeux mukundira iki. oya ratabyumve uyu ni umufiance wawe uri kure tugomba kuhakubera rero twebwe turi hafi ye amene ngiye nkunda Joyeux wowe ukamukunda kubera mukunda wowe se uramba reka gusobanura Joyeux mumenya namumenye kubera namumenyeye hano noneho na mushiti wanjye mama Sani Ruti nsanga nawe bari close ubwo rero nyita mukunda urumva Joyeux yansize inshuti
ariko byose bitangirira iwanje. byose bitangirira iwawe. Urumva naje ndamureba nsanga uri kumukundwakaza, ndamukunda, ndamuflowinga, mbona ari kwa mama Sanirut, kubera ko mama Sanirut akunda kunshyigikira, rero mukunda gutyo, nawe nsanga aranyikundira, kandi tugomba kuhakubera. Oya muzahambere, muzahambere mu making it. 12 tugomba kuhakubera, tukagenda tukaguhagararira, tukamushimisha, akabona ko afite abantu. Mufata amafoto meza ako Joyeux noneho hagati umva ako kajipo wambaye nukuri kwimana ndashuka ubu ako kajipo ndashukwe ngo ki ndashukwe ngo ki kandi shaka mbareka ngukubita inkuru, ndumbareka ngukubita inkuru. Joyeux ukuntu bimeze, muramutse mubanye yahita asama impanga kubera ibyiyumviro ukuntu bimeze. Ibyiyumviro bye ni ukuvuga ngo diregite n'impanga ashobora kutakubita nkenye ako kanya. Joyeux nzakubyarira impanga nubundi impanga nzazibyara barazimanuriye. Inde nyine like narabanje ndavuga ko nzabyara impanga, ndongera mbihanurirwa n'umuhanuzi. wowe se urazishaka? Izanjye umunsi nabyo nzabyara impanga. Urashaka izanjye? Gusa undi twazibyarana n'indi gukomana se ntabwo dukundana cyangwa waranyanze nkaba ntabizi. Turakundana. Ako iyi filita niratumujyangara kagiremo iyo filita imeze neza ntuyihindure. Nanjye gushyiramo kamera isanzwe. Uri kumva ku kirori cyanjye hazaba hari guca uwambaye. Ngo ninde waguhanuriye? Ni umuhanuzi ntago muzi, simuzi pe, kandi birashoboka kandi dureka nkubwiza ukuri ubundi mwari kuri pano yihesa aho ubundi ibi byiyumviro nibyo ndimo ndakubwira rero. Ibaze mwegeranye, amarangamutima yereba akuriho, ubwo ibaze mwegeranye, impanga zihuta. wari warota umubiri wanjye n'uwawe byegeranye uruhu ku rundi? babyita skin to skin. baze tubaye turi kumwe. Ako kabiri kawe nyine ako gasine kanjye kari n'iyi nzobe yanjye. Njye narose igihe kimwe kuzaza mu Rwanda nkaza kukwakira, hari ikintu nyine nkuzaniye, ariko ngiye kurota umubiri wanjye uri kumwe n'uwawe naba narengeye. Waba naba narengeye, Imana izanandindiza. Ese Joyeux uzi gusomana? Ibyo bintu rwaje kari ibyo Dumba akunda gusoma.